abantu bumvise Tereza bose bumva bakubwira icyitwa inzira ngufi. Inzira ngufi ya Tereza rero ni iyi. Mu by'ukuri inzira, iyo Tereza avuga inzira ngufi aba avuga inzira y'urukundo. Urukundo niyo nzira ngufi yo kugera ku Mana. Ariko akavuga ati iyo nzira kugira ngo uyigendemo bigusaba kugira ibintu umenya, bigusaba kugira uko witwara kugira ngo ya nzira uyigendemo y'urukundo. Mu gihe cya Tereza rero hari hatangiye kuza ibintu byitwa asanseri, ni imashini izamura abantu mu mazu maremare. Bamwe muri mwebwe mwabigiyemo i Kigali, izo za asanseri zirahari. Akavuga yuko rero we aho kugira ngo agende ku ngazi izamuka ijya mu ijuru ishobora kuba ndende, yabonye asanseri yamugeza mu ijuru. Iyo asanseri rero niyo yita inzira ngufi. Iyo asanseri imuhuza n'urukundo rw'Imana, asanseri imujyana kubana n'Imana. Akavuga ati rero iyo nzira y'urukundo kugira ngo tuyigereho umuntu agomba gutera intambwe enye. Intambwe ya mbere ni ukumenya ko turi abanyantege nke kandi tukaba abanyabyaha. Muzi ikintu kimwe kijya kimbabaza nk'umupadiri, ni igihe tuba turi mu bihe bikomeye, noneho bavuga bati kuri uyu munsi wenda hari penetensiya yo kwitegura Noheli. Hoza nko kuri katedrale ibamo misa 3 ku cyumweru, ugasanga harimo nk'abakirisitu 50. Ku cyumweru hasengeramo abakirisitu 1000 wenda nka 4. Uzi iki ndatekereza ntizwe se katedrale ni abatagatifu bose, katedrale bose babaye abatagatifu, nta muntu ukigira ibyaha. N'ahandi nabaye nuko ngo nabonye rero ingusho yacu ni ukutamenya no kwemera ko turi abanyantege nke, ko turi n'abanyabyaha. Kuko iyo wamenye Tereza avuga yuko iyo wamenye yuko uri umunyantege nke n'umunyabyaha, wirundurira wese mu Mana ugaca bugufi, hanyuma ugatabarwa n'impuhwe z'Imana. Ariko urumva ko abafite ibisubizo bikwiye kabisa. Kumenya rero yuko turi abanyantege nke tukaba n'abanyabyaha ni intambwe yo kugira ngo dukataze muri iyo nzira ngufi. Intambwe ya kabiri ni ukwirekurira urukundo nyampuhwe uko twakabaye rw'Imana. Kwirekurira urukundo nyampuhwe uko twakabaye twese nta na kimwe dusize, tukirekurira urukundo nyampuhwe tukumva yuko dukuze. Muzi ikibazo nabonye muri iyi si muri iki gihe, abantu bafite ibibazo byinshi. Ibibazo byabibagije yuko Imana ari umubyeyi wacu. Kubera iki batabona yuko Imana ari umubyeyi wacu? Nuko akenshi usanga bashaka kwikemura ibibazo aho kugira ngo batumiremo urukundo n'impuhwe z'Imana. Tereza rero atubwira ati kugira ngo mugende muri iyo nzira ngufi, ni ukwemera mukirekurira uko wakabaye urukundo nyampuhwe rw'Imana. Icya gatatu muri iyo nzira ngufi ni ukuba mu mahoro igihe cy'ububabare. Mu buzima wenda bwa Tereza, kugira ngo aka kantu mukumve, Tereza yamaze igihe kirenga imyaka 2 aryamye arwaye mbere y'uko yitaba Imana. Yishwe n'indwara yo mu bihaha, ariko muri icyo gihe niho twamenyeye icyari gihatse umutima we. Nibwo inyandiko nyinshi izufite za Tereza zanditse, nibwo ibisigo byiza yabyanditse. Ni ukuvuga ngo rero kuba mu mahoro, gusaba Nyagasani akaduha amahoro igihe turi mu bubabare. Iyo ni intambwe ya gatatu yo kugira ngo dukataze muri ya nzira. Hanyuma iya kane ni ukutagira ubwoba bwo kurwana urugamba rwa nyuma rw'ubuzima. Impamvu ibi ngibi Tereza yabyanditse mu icyo gihe yari arwaye, ndabivuga ngo iki rero noneho mumfashe abazi ikinyarwanda kundusha, hari icyo Tereza yita la nuit de la foi. Nijoro uvuze ngo nijoro ry'ukwemera ntabwo byaba. Tereza muri icyo gihe cy'uburwayi, reka ngerageze kubimba. Muri icyo gihe cy'uburwayi yagize intambara ya roho. Mu ntambara y'uburwayi, intambara ya roho, noneho yavuze amagambo akomeye kuri iki kintu. Yaravuze ngo
hari ahantu yageze kubera ububabare akumva rwose Imana atari kuyumva hafi. Noneho akavuga ati ni muri icyo gihe, numva Tereza akunera igitangaza, ati ni muri icyo gihe numvaga nkunda Yezu kurusha ikindi gihe cyose. Kristo Yezu akuze. Muri ya ntambara abona ibintu byose bisaye, avuga ati byagenze gute, iyi ndwara ari mu mwijima w'ukwemera, akavuga ngo nta kindi gihe yumvaga akunda Yezu ntagiye kundaga nk'icyo Yezu nk'icyo gihe. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kurwana urugamba rw'ukwemera tukagenda tukageza ku ndunduro yayo. Tereza yigeze kuvuga amagambo yankangaje cyane, namwe ndayababwira hanyuma namwe muyiyerekezeho murebe. Tereza yaravuze ngo ntiyibuka mu buzima bwe ko yaba yaramaze iminota 3 adatekereza Yesu. Twebwe bimeze gute bavandimwe? Ni ukuvuga ngo igihe cyose mu byakoraga byose yabaga atekereza Imana. Bavandimwe rero, muvandimwe wanjye Tereza rwose turi kumwe, ndabyizera ko turi kumwe cyane. Ngibyo ibyo nashoboraga kubwira aba bavandimwe, ibisigaye nawe ubyumve.